yabo, ni ukutaba mu nama zabo zo gushaka kurwanya no kugambanira abantu b'Imana. Uwo muntu udakurikiza imigambi yabo ngo arahirwa. Abazima babi ni abantu batishimira ibyiza bya bagenzi babo, ni abantu batishimira urwego Imana iguteretsemo. Abo bantu rero umuntu udakurikiza imigambi yabo. Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ndabasuhuje mwese abadukurikiye, ndabasuhuje, ndabakiriye mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Dusanga muri Zaburi ya mbere, turasoma Zaburi ya mbere yose. Turasoma iyo Zaburi tuyirangize. Ndagira ngo rero uyu munsi mbakire mu ijambo ry'Imana, abadukurikiye cyangwa se abazadukurikira mwese bakazasoma cyangwa se bakazakurikira iyi video, mwiyumve mwikaze kandi umugisha w'Imana ubane namwe. Reka dusenge kugira ngo dufate umwanya wo kuba imbere y'Imana cyangwa se wo kuganira n'Imana mu ijambo ry'Imana. Imana itugeneza cyane. Imana yacu, Mana nziza, Mana ifite imbaraga, Mana ifite ubutwari n'ubushobozi, turagushimiye cyane kubera yuko wabanye natwe, waraturinze, waratwimanye, wabanye n'abantu, n'abasore, ubana n'abakobwa, ubana n'abamama, ubana n'abapapa, wabanye n'abanyarwanda, ubana Uwiteka Imana nyine n'abanyafurika, ubana n'igihugu cyose, ubana n'isi yose, warinze itorero, warinze Uwiteka Imana abaturage, wabanye natwe. Izina ryawe nirishimwe. Tugiye kumva ijambo ryawe, tugiye kuganira ku ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni ubuzima, ijambo ryawe ni isoko, ijambo ryawe ni imemburo. Turasenze kugira ngo umwanya rero uzobane natwe muri uyu mwanya wo kuganira ku ijambo ryawe, kandi uzutwigaragarize icyubahiro n'ubutware no guhimbazwa bigomeze kubana natwe none n'iteka ryose. Urakoze Yesu, amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Dusanga muri Zaburi ya mbere nk'uko nabivuze. Dutangire dusome. Aravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, niyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwazahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Mana ishimwe cyane. Kuri kane aravuga ngo ababi ntibamera batyo, ahubwo bahwana n'umurama utumurwa n'umuyaga. Nicyo gituma ababi bazatsindirwa ku munsi w'amateka, kandi n'abanyabyaha bazatsindirwa mu iteraniro ry'abakiranutsi. Mwakeneza ijambo ry'Imana. Mana ishimwe cyane. Ndashaka ko tuganira kuri ijambo rifite titre cyangwa se intego y'iri jambo na abahirwa. Abantu bahirwa abaribo, abantu bafite babatoni ku Mana n'abahe, abantu Imana yishimira, abantu bazabona Imana n'abahe. Ijambo ry'Imana ngo hahirwa abantu, hahirwa abantu cyangwa se hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha. Uwo muntu ngo niyicarane n'abakobanyi, ngo ahubwo amategeko y'Uwiteka akaba ariyo yishimira, ngo kandi ayo mategeko ye akaba ariyo yibwira ku manywa na nijoro. Mana ishimwe cyane. Aravuga ngo uwazahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi cyatewe hafi y'umugezi, ngo igiti kirakura, ngo imizi yamanuka yashora igashorera muri bwe amazi, ngo mu gihe izuba ricanye, mu gihe izuba ibindi biti byose byumye, mu gihe ibindi biti byabuze amazi, mu gihe ibimera byabuze amazi, mu gihe umwuma wabaye mugari, ni ukuvuga ngo cya giti kuko cyashoreye mu mazi ngo gihora gitoshye, ngo ibibabi byacyo ntabwo byuma. Ijambo rivuga ngo icyo azakora cyose kizamubera cyiza.
Imana ishimwe cyane kandi Imana itugirire neza cyane. Umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ababi ni abantu bameze bate? Ababi ni abazima babi, ni abantu batishimira ibyiza bya bagenzi babo, ni abantu batishimira urwego Imana iguteretsemo. Abo bantu rero umuntu udakurikiza imigambi yabo, umuntu udakurikiza imigambi y'abagambanyi, umuntu udakurikiza imigambi y'abicanyi, umuntu udakurikiza imigambi y'abanyeshyari, umuntu udakurikiza imigambi y'inkozi z'ibibi, umuntu udakurikiza imigambi y'abasambanyi, umuntu udakurikiza imigambi y'abatinganyi, umuntu udakurikiza imigambi y'indyarya y'icakura, ngo uwo muntu arahirwa. Umuntu udakurikiza imigambi y'abantu bameze batyo, ngo nahagarare mu nzira yabo, si ukutagendana nabo, si ukudahagarara mu nzira baciyemo, ahubwo ni ukutaba mu migambi yabo, ni ukutaba mu nama zabo zo gushaka kurwanya no kugambanira abantu b'Imana. Uwo muntu udakurikiza imigambi yabo ngo arahirwa, kuko Bibiliya imugereranya n'igiti cyatewe hafi y'amazi, ngo cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ngo kandi uyu muntu icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Uyu muntu udakurikiza imigambi y'ababi, uyu muntu udakurikiza imigambi y'icakura, uyu muntu uhora yizera Imana akayikiranukira mu gihe cy'umweru no mu gihe kitari cy'umweru, ni ukuvuga ngo mu gihe ibibazo byaza, naho intambara zaba nyinshi, naho ibigeragezo byagwira, naho inzara yaza, naho ubukene bwaza, naho uyu muntu yatinda gushaka, naho uyu muntu yahura n'amadeni, naho uyu muntu bamwanga, naho uyu muntu yarogwa, Imana itugirire neza cyane, kuko yizeye Imana, kuko yiringiye Imana ishobora byose, kuko hari imigambi atakurikije, ngo icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Uyu muntu hari icyo Imana yavuganye nawe, hari imigambi yamusezeranyije, hari amasezerano y'Imana afite, ariko nubwo yabona bitinze, ntabwo yabona bigoye, ntabwo yabona ari mu buzima bubi, ariko Imana irinda isezerano yagiranye nawe kugira ngo igihe nikigira izarisohoze. Kuko mu gihe ngo abandi umwumubishe, ngo we haba ameze nk'igiti cyatewe hafi y'amazi, nta mwuma nta nzara. Imana itugire neza cyane, Imana ishimwe. Ariko ngo ababi bo bameze nk'umuyirama utumurwa n'umuyaga, ngo ni nacyo gituma abo ngabo bazatsindirwa mu iteraniro ry'abakirisito ry'abakiranutse. Birakwiye ko twizera Imana, birakwiye ko dukiranukira Imana, kuko umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, umuntu azarahirwa. Ariko umuntu ukurikiza imigambi y'ababi, umuntu ugira ishyari, umuntu utishimira ibyiza bya bagenzi be, umuntu udakiranuka ngo akore ibyo Imana ishaka, ni ukuvuga ngo azatsindwa. Imana rero idufashe, Imana iturengere. Ndifuriza buri muntu wese gukiranuka, ndifuriza buri muntu wese kwizera, ndifuriza buri muntu wese uzumva iyi video n'umuntu umurikiye wese ko akwiye gukiranuka no gukora ibyo Imana yishimira, kugira ngo abe mu bahirwa. Imana itugirire neza cyane, amen.